Ubwo turahiye. uyu munsi nta kintu kwibutsa. Yo! Nese kutishimye. Egeza hanine ubaye iki? Abasare kizike. Yeah! Nese kitamenetse. Ntabwo uzi kwitsa. Nese nta nagace. Nese ubundi amafaranga arenga nayo twagusabye. Nuko utazi icyo twagusabiye. Amafaranga nagwene guhangure mu cyeke akubasesagura. Izo ry'imana. Asemani waretse ibyo bintu wagera ku ibyo bintu. Asemani. Usesagura amafaranga yazo mu cyeke. Yesu gwa bintu bizima ngenda nigende nuka. Asujya Imana. Ariko se wiraka. Guys. Babbe nukazana. Ariko mane reka ibyo bintu mane. Yafashe amafaranga ndashuye. Nyina muramubwira. Wanyetse amafaranga tamwikino oya ndekura. Ndekura wandekura. Yari afite andi ariko mwana. Ase waretse bro. Waretse. Ase waretse ibintu ibyo bintu mane. Wagera ku ibyo bintu. Wanyetse amafaranga nzi kujya kwakoresha ibintu bizima byubaka urugo urafasha guza. Biramubwire. Amafaranga birafasha nyine bikindi kuri abantu. Hi guys, mumeze mute? Uyu munsi mumbaze ngo bimeze bite? Uyu munsi rero ukuntu ibintu bimeze ntago namusuye uyu munsi ahubwo ndahantu bita kuri Tekira ndi kumwe na Kagenza ngiye gutungura papa bebe numve nimba uyu munsi awibuka yibuka uyu munsi ngo wari umunsi w'iki byagenze bite nyine ndashaka ko haza tuvuganya mbwira ko ageze kuri gate nyine ari kuza ngiye ndashaka kumusanga hanze hinjira nyine nkamubaza uyu munsi urakwibutsa iki nge nawe nkamubaza nyine nkumva ko ari ikintu azi nasanga ntacyo azi ndahitamya ko ibintu byose atabiha agaciro ninsanga nyine ari ikintu azi ndamenya ko ibintu abiha agaciro twagiye rero reka nzi ndeka ari kuza twagiye rero ngo uriya namubona hagarara wawe bimeze bite Isawa de. ureka tugiye kugupfuka tugenda Abayiki bintu. urayibona tugezemo imbere Shambwira munese undi. unamuna muri muremure unama mwana gendera gutya hano utagira ikintu wihirika gendera gutya ngaha wumva utagira ibintu ukandagira genda urakandagira ibintu agenda gutyo icara Mabwaje wasemye wa. icara ariko Ise habaye iki? mana utagwa egera gutya icara uragwa icara Ise ibintu cyuzanye. nawe abantu bari bubemabona Ni ibiki nyine uzanye? Ntabwo nsobanukiwe. nta kintu uri gukeka Kijanye n'iki? tekereza wowe Iyo hantu wanzanye yahenze ni iki twaje. yende kukubaza nta kintu uri guteka uri gutekereza ndayirashe Kijanye n'iki? tekereza mu mutwe wawe umbwire Kijanye n'iki? ntacyo Sobanura. we uyu munsi nta kintu uri gutekereza Kijanye n'iki? ubwo Turahiye. uyu munsi nta kintu kwibutsa yo nese kutishimye egeza hanine ubaye iki Abasare kizike. nta kintu uri gutekereza ngaha dusomere ukuntu handitseho I love you papa bebe. aha uyu munsi rero niwo twamenyaniyeho shuwa nta n'ikintu aba yibuka akajye twe twabizirikanye yonge na Kagenza turavuga ngo reka tugutumbure nyine wowe wabyitaye unese sinababwiye ngo nidusanga atabyitaho turamenya yuko nta kintu na kimwe yitaho arigaragaje Nize ko nta nzoga mbona wazanye champagne gusa. twazanye champagne nese unywa inzoga Wena nzoga. unywa iki Himbaye. Nimwe murabikamera. Si byose babikamera kutugisha. kusema nese ikoza dukoze niri Byose ngo tuzajya bitavarira. ahubwo wowe mbwira nzabyereka abana tuzabyara wowe mbwira uriyumva gute Ntabwo wazumva nyine kumufasha. Ni iby'agaciro. usize amamekapu Nta kibazo. umva kure yo kwibugirwa ntacyo
nta kibazo nta kintu bitwaye ikintu cya mbere ni ukuzirikana ibintu we nubwo utabizirikanye ndazirikana ariko nawe urabizi ko ari imodoka tubona byinshi okay nguhamagaye hano utekereje iki kinekereje nyine ko uhamagaye teki ndibaye se tuhabonye akazi bigenze bite ibintu byose wabibara mu mafaranga nta nubwo watekereza ko ari ibindi bintu nyine gende wasitekira isaha biziko hindi mu bindi bintu uramagaye byuti Rwanda njye gutekereza ngize ikibazo hari umuntu gusagariye nibyo ngibyo niba byo nayinzanye na madini ntabwo nsiga ibonse yanjye hano sofi Kagenza se kuki utamuhamagaye ko Kagenza ibintu byose ari ubiri inyuma mu kanya twarira ivu nge na Kagenza ese ko nabonye rero musigaye mwirirwa no ariko se twirirwa naye twirirwa naye kurwa umwana wanjye nababaye mugufi nyine wavuze mane ntukamfatireho uri nk'umugore w'umuntu umubaza iki nese mane nimba tuba twiriwe dupangana ibintu ubu bivuze ko hari ikosa ririmo nawe ariko uvuze akantu gatangaje dupangana ibintu nimba tuba twiriwe dupangana projet akazi ese byo rero mwayinogeje twayinogeje icyuma kiri he kageye icyuma kiri he sha urakatisha turakoresha umugabo tarawa arakumira turakoresha iki ngiki oya nese ushaka gukata nkaho wavutse wa mugani ese murayirya gute oya ahubwo urayirya gute uyu mugati ni wawe ese ko wanditseho ngo I love you papa bebe ngendi papa bebe kireka iyo nandika I love you nyangufi ariko hari ibibazo nagiye mbona muri comment baravuze ngo ko twitana mama bebe na papa bebe ngo dufite umwana ntabwo turareba muri ecography ngo tubereke amafoto y'ikaramu ngo mubashe kubabwira igitsina cy'uwo mwana ariko niba bitindeho nyine ndabivuze uvuga ibiki nze kuri kureba nabi nuko mba mbonye nyine ukuntu iyo ntari abari abandi bamara kunsimbura akose we kaje neze ninde wagusimbura urajya kwirirwa namuvuga niki oya twewe nta nubwo twirirwanye ko nawe wagiye gukoresha iyi keke njye nari naciye gukoresha aka makeup ntabwo twirirwanye duhuye mu kanya hari umuntu twiganye akoze ubukwe turi gutinda bimeze bibaza ko akoze ubukwe mani twari kandi yanabukoreye hano kuri Tekino rero bukora muri Tekino ndinjiye barantuze ndishisi hasi bimeze bite mani bakoze nese ugiye ufite imyaka ingana nawe iki myaka mvuze ngo rubije ko ndi muto ariko nta muhungu ukura buriya umukobwa ngiye buriya nshaka kuzashaka mu minsi iri imbere uzashaka nde wowe uzanshaka nawe wanze kureba uramujya amasitemu akoze Kagenza yagutwaye iki ese kutishimye ufite ikihe kibazo burya abagabo bagufi bari ikintu bazwiho bakora neza ni igiki kagiye ni igiki bacyandike muri comment ndabiyamye njya nabyo nzi bagira keya niwe muntu wa mbere utagenda nta rurabyo njye ubwanjye mbanzi ko ndi ururabyo n'ubundi ego cyangwa uba uzi ko uri igiti cy'intuzi urasetsa ariko ntabwo imana yaguha byose sumva ntabwo waba ushinguye ngo ubushinga ntabwo waba ushinguye ngo ubushinga mbese ubwo se harimo gukomeretsanya oya akenshi niko bigenda ugasanga umuntu udashinga niwe ushinga umuntu oya ariko ntibiturigaye gusubira muri ibintu tuba twaba umuntu udashinga dutangire turye tunywe ibintu byo gutinda kubona nemerewe gufungura se ifundura fungura n'iyawe dini ifundura numara kwifundura ugira ikintu uko nafunguye bwa mbere kado y'umukunzi shaka kuba kwanzanye oya asema no sio champagne ushaka kuitahana champagne mu kiyesu ko yinywera mu rugo oya man asemane ese nyimwenga cyandishaka ukadishaka ibigeze ifungure nka kwa kundi nyine twabonye muri video Miki yataye ubusugi bwe kirabagira amacuni ase reka mbabaza koko kiriya gihe nibwo byagenze ngewe nahise nzinga kamera ibikoresho byose ndataha benshi babwira basubiza reka mbasubize amagambo byari bimbaye nakugoye gute abandi bakobwa twakundanye imbere
ko bajya bavuga ko twakunda twese twakunda bose bari baramenyereye ariko mipira abikuye amashashi nk'uko uri gupfundira iyo nzoga aya wowe ishashi ntabwo yari iri shayi mungu ni fake yapfundura pfundura usebe ko utazi gupfundura ewe yashayizi turazinywa twe ni ukuri izi ni buri munsi izi iwanjye nizijya ase mwambare nkabapfundurira mu gaseka erega mikino ko utajya uzi iwanjye cyane buri ugiye uzi iwanjye cyane wenda si byiza mbere yuko tuvuye muri uriya murenge ntabwo ari uko bapfundura ntabwo ngiye mbizi ukuntu bapfundura mbona babanza bagakuraho utwo tunuzi bakoroshye urakoroshye uzi ko nsigaye numvamo ibindi bintu bimumbuza mituweli ubundi barangiza ukagenda ugira gake gake ukayituritsa ariko utamena ijisho ugashekinga like oya ave we yeee itameneka kuri bino biboro yo cyareka mbabwire jesi n'umunyacyaro burya ese we ntabwo uzi guturitsa nk'abandi kunyamuna muri kubaturitsa nubwo twarabikoraga cyane ukagiye kuzamuka rero ese ko itamenetse ntabwo uzi kwituritsa nta n'agake twongeye dupfundikiye byarangiye kabasi basimenaho gake reka tuyimene tubikore nk'aho wagira ngo iramenetse ntumene hano mera ku ruhande ese mwana ave mwana wese kugira nyine dukore umuhango nk'uko abandi bakora nese ko utazi guturitsa okay ngaho urambwira iki rero nk'umuntu utavyibukaga kuko ngo ni ibintu byo kwishimira by'agaciro igihe twahuriye aciyemo igihe kinini ugiye kumwumva aniveriseri nibwo ni y'umwaka umwaka wari mwinshi uri kumwe n'umuntu ari ibintu bikomeye cyane kuko ntabwo ko ba platini batawumaranye sinabona kwivanga mu itangazamakuru na platini ariko ni iby'agaciro rero reka nguhobere platini nabyumve nabi mwana we shawe kababwire twasangira nanjye ndaryaho oya okay nanjye reka gira icyo mubwira umuswa sibyo ese kuki mama mushaka kunyima se wazibye nk'ibite uzagakata wacecetse nkavuga ntako nzakata uzagakate nuko ameze nta kibazo njyewe ngenda gushimira ko waje mu buzima bwanjye ko turi inshuti nyine yego ko wibyimbije kwifata nk'abagabo urumva hari abandi bakobwa bandebera ko nasibye kafite umugabo w'iseri ikambiri ko ndi seri bikumva ngenda gushimira ko waje mu buzima bwanjye igihe tumaranye wambere umwana mwiza ubwo ku bantu mutari muzi igihe maranye na kapiteni nicyo njyewe nyine nabyibukaga nubwo wowe utabyibukaga ntabwo nakurenganya ufite ibintu byinshi by'inshingano kuruta izo mfite nawe ari kuzaba ufite n'ubundi koza umwana guhindura amarangi guteka izo ni inshingano umukobwa wese nyine avuka gutera zikazafata ipasi imyenda yandi bwambare kuza kurya saa sita ngatoranya kurwaragurika ari ndi urwaragurika abana bararwaragurika njyewe ndagushimira gutegura mariage ufite show nyinshi mukore subscribe kugira ngo ubashe kubona ibiganiro byacu kandi munaze mutube hafi ya byiza inama zanyu inama zanyu muri komenti kundeba uri kwishuka rya keke wakoresha inzara mvuye mu kiganiro nese ubwo turi mu kiganiro utakoresha inzara nuko mbona gute ntabwo ngiye nese wabuze iki kujya gukoresha inzara zimara gwa amafaranga nabuze umwanya twiriwe muri bino bintu akantu kamfashe hano mu rwara nayo ndi kwija ngo gakuremo amafaranga ndacyafite mu ishakoshi ntabwo mubeshya ndayafite
ariko turi kuvuga cyane ntacyo tuvuga. Abasutse iyo champagne mwaje kuyikinira imbere. Okay. Ibintu nk'ibi N'ababeshye n'ubwa mbere ngiye ntabwo ari gutyo basuka champagne. Basuka bate? Basukira hejuru. Uzika n'ubwa mbere ngiye kuyinywa se? Urwa mbere urabona kano kaburi ko hano harimo akantu k'ikinogo fata gutyo noneho ugasuka niwegerezeho cyane ugasukira hejuru ugasuka champagne ni gutyo wititira utitira kenshi utarisuki ariko yirisiga nago yako kantu musaga katone ase uyisunywa utamuhaye mana we cyana Regis ndabona tubinganya nabyo ngiye nakoze murono mu hotel nakoze murono mo kabisa ari gihe ba Bruce baradugeze gutana ibyana byasinda ariko ibyo bintu byari ngombwa ra nesa kasakanje guys rero nkuko mubibona tumaze gusuka champagne tuzanire show merci tuzanye icyuma cyo kubaga merci rata wabonye ko hano bagira serivisi nziza njye n'ubwa mbere mwe kuri champagne ku bantu mumeze nkanjye mutarayinywa iraryoha nicyo kintu cya mbere nababwira naba mubeshye birebe ntabwo mbizi gusa iraryoshye sinzi ibiboro birimo gusa iraryoshye hano hantu boro turi hari ibintu biri kugwamo sinzi ibyo ari byo isukanywa akuturuka mu cyaro fata agaserivete nyaho byaragiye ako se wakihishiraho uva kararyoshye kameze nk'akarimo harya inyeri n'ibiki hapi ahubwo hari ibintu ababyeyi bavugaga ngo ababingo twabamazemo ibyo ni abagabo bakunda kubivuga nk'ibigabo abatenge bigabo imana imbabarira abagabo b'abahehesi yaza kugutira umushango nawe kuno umwana mwiza ngo mwavutse aba bitwara baba bafite kwifuza kwinshi ariko nibyo kera se shawe ega n'ubundi ababi baracyaraho gutubuta turacyabatura kera nta tubuta ntabwo byasabaga yuko wisiga amamesa ibyumweru bibiri hapi ikimuri ni igiki ikimuri ni inuzi ikimuri ni amavuta y'inka amavuta anuka kubi mani ishobora byose oya sha umva di anuka kubi pe amavuta y'inka saranuka ariko uyu mwana utagira umuco we y'umugore we ahumura nabi ariko amavuta y'inka araryoha cyane ese iki si tugikuraho ra tugiye kwa unboxinga icyuma ubushyo ariko uyu mugore anteye kino cyuma ngenzi uko turi kwa unboxinga gusa gumani kizabakira reba nk'iki cyuma kimwe subwo ngira umutima mubigezaho ese ugira ngo babikora babishaka njye ntabwo nshobora kwica umuntu yakoze ikintu agukundiye no kutanywa inzoga abagore banywa inzoga ni beza ariko abana ni babi igihe umubwira nk'akantu utabishaka ahubwo umugore utanywa inzoga niwe mubi siko ushaka gutaha umugore yagusasiye imigozi ukiryama kure akakuzirika akagukubitagura yakuziritse iyo filime narayibonye iwe ntabwo wapfa kunzira ari igihe oya ku bagabo banywa inzoga no gucekinga niba nta misumari iriho ku bagabo banywa inzoga ataha rwose agwa kawe bagabo banywa inzoga oh my god ako turayitostinze kwani kuba toasting how to toast cake ndababaye ahubwo sha on milk banana pole sana yego man muratwihanganira turabasinzi ka bebe baragakase sha bebe ivuyeho ako nimbyara umwana nzamwita bebe icyo mase gute wewe uretse mbe mbabona neza yo happy birthday to you are happy birthday to you
ko kitavamo happy birthday Mukate cyane. to you mama bebe. Happy mama birthday se n'uyu munsi. ngeze mvuka iki gihe we ni happy birthday y'iyi keke y'umwaka tumaranye ariko ngo wabitandukanya gute mu mwaka happy year day tumaranye ngiye mvuka kera mume ndyohosha mwana aryo umuriro wayingi wayiguze kandi madeni byo gutana kiri kwekera abaguru ese ubu nta n'akabizo wamuhereza basi murimo gukata mwakasedi ukamuha nk'akabizo aretse se akaguha akabizo we muha akabizo muri gukata mon bebe twarabimenyereye mwarabimenyereye oya nsoma musome mu gahanga biraruta abantu bose wow ubwato bwatwaye umutima wanjye nzagukunda kugeza mfuye nzakubera papa bebe nawe uzambera wanjye byemera imbere y'Imana n'abantu ndagukunda kugeza shabaye ikigoryi pe warahindutse cya cyuma avari kwa se ushaka kuntera icyuma wowe wajya ugabanya iyo mikino mani urinjira mu bintu wowe uzi ukuntu twahuye wowe wabizi ukuntu twahuye amususori basi bose uzi igishoro umuntu aba atanga umugore we ngamubera birangira uzi amavuta yisiga uzi ibintu mba namushora ngamuyambirane basi birangire abanyamahanga uyu munsi warari wanjye kuri mwazanye ikiramba ese kagenza karo inshuti yawe karo mwakuranye ntago nigeze nkora nawe abanyagatenga banzira mu yajyanda wamureze genda umunyagatenga yanze kwikata arimo arakata bebe mumese ko gakeke di mwamaye ko gakeke ariko niba uvuze ngo nabaye imbwa gaki shabaye imbwa pe uzanye uri gutukana kuri kamera uganora kubona gute je nago ndya amakreme nakunywa nka reka mfate kano gatoya man rega ibyo ukunda mbizi ntumwate man iteke ndayisiga mabbe nagwa kumukunda gukunza mwakora shize nataho ngatara amakreme kabisa mukundana mana ajya bamura n'indege zigashaka kundya umutima ariko mudatekereza ibindi sha ziriyizi zanuze zose zazamuzamu zo mu gasenga zazamuzamu se ko ari umunyantuzi n'umunyaki ni umunya Dubai muguru wanjye rero ntago arya creme ni umuturage ntakubeshya sibyo wenda ngiye kuba no muntu nyine kutuki ni inkwere bino biji n'ubundi ngo creme abazibona nk'ibindi bintu bisa umweru nayo y'umugabo asema mani wateguye kunyica umuruwaza nyakino cyuma aratuma nkwigiza ariko mufitanye bibi ibintu bindi by'umwese ubona agomba ibintu avuga nase ntiyahereye kare arimo arabivuga ikintu ndikuzira n'ukizi shareka mbashutingire kure nigeze kubirya urumva birabishye mu kanwa nga basi reka mfate ese kagiye ufite ikibazo urashonje oya ntago nshonje ngiye uko niko batwigishaga kuko ngiye nize kiraho kamera ko kugira ngo abantu babone ko ngiye nize culinary art uvuga ngo uyiga ugiye gushaka cyangwa ifite umufiance niba udafite umukundana ntabwo ikeneye ubuzima bwawe ukeneye kwiga culinary art mu gihe ufite umuntu mukundana sasa hano uhita ufata foke yabugenewe akunda kuvuga batamira je wangira bizi ko ni bitamenyereye ni gutyo bigenda bishatse umugabo w'umusirekinga kwigisha utundi tuntu n'ubutane niyo ugiye kumihindi kirakage ushaka kuntera ifoke ngo akirakage umenye tu urasama nk'uko niko abakiriya babikora
ko gahunda ziba zimeze. Anyway, bon appétit. Et bon appétit. Ingisigaye ndahita. Kwa kuntu biryoheye cyane bazwi n'isi numva ngiye kubigarura. Ako ibyo ngibyo ntago byo wabizana mani bro. Nese ubundi amafaranga arenga nayo twagusabye. Nuko utazi icyo twagusabye. Amafaranga nabwo ntabwo wanguriye mu cyo Asemani waretse ibyo bintu wagera ku ibyo bintu. Asemani. Yesu go minu bizima ngenda nigende nuko. Asujyaye mani. Bikoze wiraka. Guys. Ariko mani reka ibyo bintu mani. Ndefashe amafaranga ndayashuye. Nyina muramubwira. Wanyetse amafaranga mu oya ndekura wandeke. Yari afite andi ariko mwana ase waretse bro. Waretse. Ase waretse ibintu ibyo bintu mani. Wagera ku ibyo bintu. Wanyetse amafaranga nzi kujya kwakoresha ibintu bizima byubaka urafasha guza. Biramubwire. Ndeko kanongera kumamagara. Ese reka. Ndeko nongera kumamagara. Ese wareka ibintu by'inama. Mutajwa guhiza amafaranga. Reka ariko musobanurire. Ese kukigura amakeke mu mafaranga yanjye. Reka musobanurire. Yuguramo indi bintu bizima. Njye nakwatsa amafaranga nashaka gutegura kano karori. Gusa ibintu mba nigomwe. Ntabwo se kuba ari mu mufuka w'umuceri. Fasha amafaranga yarataye ugatakaza ibintu by'amakeke. Se wareka kwirakaza ko. Ndekura miki. Ndekura tunarangizanya kanye nanjye mbese ibo nawe nako bazankunda. Ntabwo ndi umuhungu mubi. Urangizanye kubera keke ako semani. Ntabwo umuntu ashobora gufata ibintu amafaranga. Asemani. Asemani. Amafaranga tuba twayavunitse. Asemani. Amajoro ndarakujya mu bantu basigaye. Ase wibagiye ko ndi gushutinga abana. Nk'ubu ari bukubone gute ko. Amafaranga murayazanye muri kapusha ubusa. Okay, nta kibazo nabagabo bayamuhaye arazi kugurira. Nyine urekuye. Yamezana nyafata. Urekuye. Akira ikote ryawe. Akira ikote ambara. Ngo yafango yaragira mu makeke. Neze singa amafaranga yawe. Tayi mukaze mu gihe cy'abantu. Dore nga amafaranga yenda yafite. Byaranga. Mukabone tu mimi bigoro mani by'amafilme mugira ngo nabindi twashobora. Tuzi n'umubare wo mu ngo mani. Nese urakajwe n'iki? Uzabyara abana batatu menye. Neze nimba amafaranga akura amafaranga. Nese keke igura ngaye, iyi champagne igura ngaye. Ntabwo keke igize mu bihumbi 10. Ushobora kwifata. Kagiye igura ngaye. Keke igura ibihumbi 10. Nese ingi igura ngaye. Twayiguze ibihumbi 15. Ese amafaranga waguze ngiyo sa yanjye. Nese nabihaka. Mano. Ntukaze mu by'imiki. Shawiraka. Mani wiraka. So ko wanshimishije. Nuko wanshimishije. Nje nimba nandi gufata igihe tumaranye bikaba birangiye bizanye mu mujinya. Nje ntabwo nzi ko akoresha amafaranga yanjye. Reba bino bintu ukuntu bihenze. Subiza muri la video. Nese undi gusubizamo ko byarangiye warika ibyo bintu. Ntabwo turimo turaterana amagambo. Uzajya ufata amafaranga ujye gusesaguramo. Ndasukira Yesu ubundi. Sukira haruguru. Nese ugiye kuyisubiza we bayigure. Nese ntago ndi bunyweho. Umuntu uzajya ujya kunywa iby'iwanyu. Waje mu kazi. Aha. Umuzi gusesagura amata. Ibi ni ibiki uba wakoze. Abakire baragwira. Neze undi ko yapfunduwe itasubirayo. Ndimo ndagusuzanye nawe wowe. Washyira ndaguha amafaranga uyafata nk'aho kamena. Ukafata ibintu nk'ibi ukabitesha agaciro. Nese abantu abangabo bakoze bino biboro. Ukantu kunje kumamagara. Ase wagera ku bintu nk'ibyo ngibyo bro. Iyi keke unayifata ujyane mu bagore inshuti za mugende muyirire yo nta n'isoni. Anniversaire kwa tumaranye imyaka ndabyumva. Ufashe keke nk'ingoro ifashe. Ndayitahanye ndekura isanga mu rugo. Garuka. Ari isoni. Ujye nishyira abagore. Garukuze wicara ariko. Garukuze wicara. Ntabwongera kwirya washya. Shaka mbabwire. Neze ikosa nakoze niri. Nanjye umbaze mu kandi byose biba byatewe na Kagenzi. Iki se ariko wowe se. Sambye ko tumubeshya akaba amafaranga. Nese bana, nose ngareba. Umva nyine wowe kwama nyine bana. Kwa mama ni nese mani gutegura umunsi wanyu ni ibintu byadanje ku buryo mani mushobora gusara gutya. Nese kucecetse. Nyebwira abafana bari kureba ibi bintu nyine nabasobanurira. Nese nk'ibi bintu bamurimo ni ibiki mani. Reka mbabwire ibintu byose byatewe na Kagenzi. Ibi boro twarabiteguranye. Ako njye hano nateganyaga amafaranga ntabwo nayabonye. Kugira kwakoresha isi ntabwo ajya apfa gutanga amafaranga mu bintu nyine bitumvikana. Twamubeshye yuko mama wanjye afite ikibazo kugira ngo abe amafaranga. Ahita yama. Ntabwo yari make pe y'amayumbi 70 ngo nyamuke. Dukuraho make dutegura tuno tuntu turavuga ati wenda dukuraho nka 30 turavuga ati tureta tujya turamusohokana tugende tumwe ka cyayi. Rero birangiye nivuyemo ndabivuga ariko
nyawe ni umunwa wawe nawe ngo amafaranga wawe none ubundi ugiye kubivuga ubundi ubivuga gute ariko njye nyine umuntu nyine birancitse ariko uwo mutwe umuntu awuzanye ni wowe ikibazo cyawe ni kimwe ugiye kuvuga ngo amafaranga ngo ni yayandi ngo wampaye iyo dukomeza bikarangira utanabivuze byakuba bitwaye nijya kumusaba imbabazi bazi nawe ariko nawe rwose nawe ariko dore singase nasigaranye ndacyayafite none se ubwo ngawe none se ubwo aruzuye ngare kaza yagusabe none urebe reka za yagusabe kaza yagusabe none ndebe ikintu uri buze kuvuga 47 niyo ngayibaze 30 kagiye kuriza tugende nyamuhe nyine turangizanye areke kundakarira nyafite kuri phone tugende tumubwire nimba yemera tuyamusubiza ibibazo birangiye ikibazo cyafunga umutwe arakubwira ngo yame kashi mbona turakurayo mu agent ngo tuyabikuze ko niza ry'Imana njye uransetse papa bebe nyine saba imbabazi windeba nabi ibintu byose wowe ugitangira kuvuga ngo ibintu byose vuga ukuntu ibintu byagenze gereka mbigusobanurire njye na kagenza yo yako wishyiramo kagenza udashyizamo kagenza basirika mufate ahantu njye nateganyaga amafaranga ndi kugupangira kano ga surprise ntabwo nayabonye nimugoroba ndaguhamagara ndakubeshya ngo mama wanjye afite ikibazo nshaka kumwohereza amafaranga kugira ngo yambe ako ibyo bintu byo kukubeshya ni kagenza wabizi wako nje nawe nakubwiye ngo tumubeshye nakubwiye ngo mubwize ukuri urabyanga nese yo mubwize ukuri byaye kuba ari surprise urayama none nawe wituma amafaranga menshi ndavuga reka dukoreshemo nka 30 ayandi turavana tugiye gusohoka ako mbabarira ntabwo nzongera kukubeshya sibyo sigaranye guys kai ni 42 nsigaranye usubiramo ase mwana areka ibyo bintu by'imikino mwana ase mwana gereka ibyo bintu by'imikino 42 wasigaye ase mwana abantu bazima bapfa 23,000 nese ubungubu reka nyine ibyo tugiye kubipfira tumenye njya kuri banki ngiye njyana ikadi yanjye njya kubikuza 70 mu afite ikibazo ariko ibyo biri kubyumva cyangwa biri kubyumva ndayatanga uzasigara ngazi nyine ngiye ase kagenza iki ngiye kubera nyine saro wambwiye ngo nimugoroba amafaranga uri bo wayabonye akose ase mwana umuntu mwapfa waparika weke komanda iyo ngubwiye mama wanjye byumva cyane niyo mpamvu ntuzongeye kumamaga ngaho reba ibintu bo wakoze Miki reba ibintu bo wakoze